Ndabasuhuje mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nitwa Skid Belick Mas Byiringiro. Uyu munsi uricaye, uri mu kazi, hari icyo uri gukora cyangwa se uraryamye, urarwaye, urananiwe. Muri aka kanya sinzi icyo uri cyo muri ibyo byose, ariko ndagira ngo mbwire yuko menya ejo hawe hazaza. Tegura ejo hawe, tegura future yawe, tegura future yawe, ejo hazaza hawe. Uyu munsi urubyiruko 80% ruri kwirara, rurirara mu mikorere. Urasoza amashuri aho kugira ngo ushake akazi nk'abandi, wicariye mu rugo. Nshuti yanjye, gerageza, byuka ukore, haguruka ukore, utegure ejo hawe hazaza. Mu gitondo urabyuka uryamye, saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa ine, saa tanu, saa sita zagera ukabyuka. Nshuti yanjye, gerageza, try. Ibyo ngibyo nuguma kubikora uzasanga watakaye. Iyi si ntirera abajeyi, iyi si ni umubumbe dutuyeho, gusa ntabwo tunayibaho, ni isi tugendaho. Isi iyo utayigenzeho ngo ujyane nayo iragusiga. Nshuti yanjye, isi ntireba inyuma, isi ntireberera ngo urakize, urakennye, uri iki, ufite amafaranga, ntayo ufite. No, isi ntabwo ibyo ngibyo bigenderaho, ahubwo wowe icyo ukora, iyo si uriho, iyo si ugendaho, iyo si witwa ngo uyituyeho, ibyazemo umusaruro. Isi igizwe n'ubutaka, ibimera n'ibindi byinshi. Nshuti yanjye, buriya hari icyo wakora, isi ukayibyazamo umusaruro aho kugira ngo yo ikubyazemo umusaruro. Isi uzakubitwa, uzaba umukene, uzabura amafaranga, uzabura akazi, ariko nuba umukene ntuzagerageza isi. Nshuti yanjye, ntuzarenganye isi. Isi yaguhaye umwanya wo kubaho, isi irakwiha wese kugira ngo uyibyazeho umusaruro, ariko birakunaniye. Ncumi, abandi mu gicuku barabyuka bashaka akazi, ariko we ngo ntabwo wagakora. Ndabyuka ndyame, nsinzire, mpeze, nyir'umunaniro w'ibyo ntakoze. Ncumi, please calm down, wake up early, wake up faster, jya guhiga amafaranga. Urubyiruko rw'ubu ngubu murimo murirara, aho kugira ngo mushakishe amafaranga namwe muzategure ejo hanyu heza. Ncumi, urirwa mu rugo, urakina umupira, urajya ku muhanda ugakina biyare, urakora iki cyose kitakwinjiriza. Jamais de toi. Gerageza, try. Hari igihe uzagera ahantu usange abagabo nk'imyaka 80, 70 na 65 bari mu kirombe barimo baracukura ibitaka. Bamwe barimo baracukura za imisarane. Ncumi, try. Rimwe uzabinenga uvuga ati ngiye kari akazi ntabwo nagakora. Never. Oya kabisa. Gerageza, try. Irema imbaraga zawe, imbaraga urazifite ndabizi, zikoreshe. Iyi si nayo ikeneye imbaraga zawe kugira ngo uyibyazemo umusaruro. Iyi si ntizifatanye guhereza imbaraga, ntizaguha ubumenyi, nta na kimwe izagukorera, ahubwo iyo si izaba bifite byose, niwe uzagenda ukabyihamo. Nshuti, uko uzi utereka akabati mu nzu, ukamenya ngo karimo ibyombo, hakaba karimo inzoga, hakaba karimo ibiribwa. Nshuti, ntabwo isahani izakwizanira ngo uragiye urayaruyeho ibiryo. Wapi, try. Uzafata umwanya wo kujya kuyizanira. Nshuti, iyi si izakwigisha byinshi, urirandisha. Oya. Nshuti, haguruka, rambura amaboko yawe, wake up early, wiryamira. Hari abatipe babyuka bagafata ibitiyo, bagashyiramo ijire yabo n'ingofero, bakajya guhiga amafaranga. ariko wowe uraho uraryamye urasinziriye ufatiyeho naho ubyukiye
uricaye uri kumira kwicira isazi mu jisho. Nshuti yanjye, inama ngenda yikugiriye, wake up early, byuka kare, ubyuke ugiye gushikisha akazi. Nshuti, iyi si ntabwo izakurema, iyi si ntabwo izakurera, ndetse n'umubyeyi wawe ukubyara ntabwo azakurera agakorere yishimye kubera ko uteye gutyo. You have power, ufite imbaraga. Make your energy plays. Shyiramo imbaraga zawe, do it as, uzikoreshe, zibyazemo umusaruro, profita. Ubuzima Imana yagutije wiyupfusha ubusa, ubyazemo umusaruro. Nshuti, no, urakenera kwambara umwenda ukabura amafaranga, inkweto nziza wabuze amafaranga. Nshuti, uraho uraryamye, never azakwizanira. Oya, wake up please. Nshuti yanjye, iyi message niba uri kuyumva, ndakwinginze, ndagusabye, wake up chuma. Utazapfa witwa imbwa kandi waravyuse uri umugabo. Wiga uri umugabo n'ikiyongereyeho addition, uri umuhanga mu ishuri, wize mu bya economy, entrepreneurship, ariko uraho uraryamye. Why? Never please. Wake up. Byuka ujye gushaka amafaranga wawe. Byuka ujye gushaka amafaranga. Ababyeyi bawe bakubwira, bakugira inama nyinshi, ujye wiga amafaranga. Rimwe na rimwe ukurikira ibiganiro byinshi bya business, ariko we ntabwo ushyiramo imbaraga. Ufite imbaraga nyinshi cyane, ufite ubwenge bwinshi cyane, nuko wajya gushaka amafaranga. No, find your job. Shakisha akazi. Ndabizi ushobora kuba udafite akazi uyu munsi. Ebana, wake up, byuka ujye kugahiga. Kwicara ukumva ko nta kazi ufite, ukumva ko utari unagahige. Oya, no, is that your aim? Icyo ntabwo ari cyo watekereza. Wake up, shyira ubwenge ku gihe, menya ubwenge, ushakisha akazi, naho ubeho nk'abandi. Ese uzaba umutsinzi gute utakoze akazi? Uzaba umutsinzi gute utabishyizemo imbaraga? Buriya abantu bose ubona ukabona barakize, bafite amazu meza, bafite amamodokari, bataha mu bipangu, baba baravunitse. Nshuti yanjye, ntuzagire ngo barikoze gutya, baraterura, baca mu ishuri, basoza kaminuza, babona amafaranga, bubaka inzu, babona iyo modoka. Oya, buriya nabo bafite amateka menshi aruta yawe. Ahubwo wowe kakanya, reka mbwire ngo uri mu nyungu, uri mu bisubizo. Hambere ho baciye mu buzima bukomeye cyane, none twe turi mu mudendezo. Why not to making your energy? Kubera icyo utashyira imbaraga mu maboko yangu haguruka ukore nk'abandi. Oya, nshuti yanjye, my boyfriend, my girlfriend, never. Wake up, thinking again. Ongera utekereze, think twice, tekereza kabiri. Why not? Making imbaraga kujya kuzikoresha. Niba wumvisha ubutumwa bwanjye, ukabumvisha no voice, ndagushimira we kuba wateze amatwi iki kiganiro.